neza nanone bakunzi ba L5 TV show. Nanone ndagarutse rero kubagezaho akandi gace k'inkuru ya mama Ewan. Murabyibuka neza rero ko twarangirije kwa muri ya ndege nyine ibintu bibi wa mukecuru ari gusobanurira abantu, ari kubashyira ku murongo nyine, ari kubabwira ko bagomba kubahiriza ibintu byose ari Suda ari kubabwira. Ndetse muribuka ko no kuri cya kibuga cy'indege wa mujenerali ari kubaza uriya muhungu ni muntu ki, bamaze kumusobanurira ko bari bamaje no kumwirukana mu gihugu, ibintu byose bamaze kumubwira. Muranibuka ko kwa muganga nyine Jane yari amaje gufentinga, ariko biza kugaragara ko nyine ikibazo kiri kubitera ari uko yari atwite, nyine ari uko atwite yanda ikiri mu mezi makeya ko ibikorogana, akaba ariyo mpamvu yabiteye. Muribuka ko na nyina wa Nsabi nyine n'umuganga nyine byanga binoga we ababizi nuko nyine yaracecetse. Ndetse turanibuka ko nyine ubwo mama wa Nyambo nawe yarahari, ndetse na Nyambo ndetse na Nsabi nawe yarahari. Reka rero dukomeze, ubwo rero twakomereje kwa muganga n'ubundi Ewan. Nyina wa Nyambo nyine yaragiye abwira mama Nsabi, aramubwira ati ariko uriya mwana ndi kubona nkumva hari ikintu ndi kumwiyumvamo, hari ukuntu uriya mukobwa ndi kumva aramugiriye impuhwe, hari impamvu nyine ndi kumva nyine nshaka kumenyana nawe, ndi kumva nshaka kumenya utuntu twinshi kuri we. Ubundi se bimeze bitewe niba wenda mwaraganiriye cyane, amakuru ye nayahe, ababyeyi be nabahe, nyine wambwiye ko ndi kumva nyine nshishikajwe no kumenyana nawe, ndi kumva nshishikajwe no kumenya ibintu byinshi kuri we, nyine wambaburiye ukambwira. Noneho mama wansa baramuga ati ariko ibyo bintu ntabwo ari ngombwa aka kanya, uriya mwana ari mu bibazo, reka tubanze turwane no kumutabara. Aravuga ati mama wansa baravuga ati ariko oya, none si ntizi ukuntu uri hano nk'umuntu w'umurwaza, ntabwo uri hano nk'umuganga, sibyo? N'ubundi nta kintu uri gukora, byibura mu gihe turi kugira ngo igihe cyacu kibe kigiye, tureke gutekereza byinshi, tureke no kuba wenda twahiranwa n'igihe, reka tube wiganiraho mu gihe wenda dutegereje ko wenda twakira amahirwe agakanguka, cyangwa se abaganga bakaba bagira n'ikintu batubwira. Ahubwo wowe wabumbwira noneho nyine no kugira ngo nayo masaha abe yicuma. Mbabarira ndakwinginze, mbabarira umbwire, urabizi uri inshuti yanjye, ndabizi ko nta kintu wanyima, mbabarira umbwire please, ndakwinginze. Ubwo rero mama wa Nsabi yaravuze ati okay, nta kibazo, reka nze nkubwire. Ati uriya mwana rero nk'uko wabyumvisha, cyangwa se wenda tukaba twaragiye tubicaye hejuru, ati reba umunsi nari mvuye ku kibuga cy'indege mvuye guherekeza ya mfura yanjye, uriya munsi rero twaraje tugeze mu nzira duhura n'umwana w'umukobwa wagize impanuka, va mu modoka nyine nzi ko ari ibintu bisanzwe, ngiye kubona mbona yuzuranye amaraso ahantu hose. Ati rero niko kumuzana kwa muganga. Mu kumuzana kwa muganga nyine batubwira ko yafashwe ku ngufu, nyine batubwira ko bamufashe ku ngufu, bamuhohoteye. Rero mu gukanguka kwiwe yakangutse atazi ngo ari hehe, nta kintu na kimwe azi, atazi n'ibyamubayeho. Nibwo twamubwireho ibyabaye. Noneho rero ubwo ngubwo namubajije ababyeyi biwe, arambwira ngo nta muryango agira, kuri uyu mubona nanjye simuzi, sinzi buri kimwe cye. Wenda naketse ko ashobora kuba adashaka kubimbwira, adashaka kugira ikintu abimbwiraho, kuko wenda yari ameze nabi, cyangwa se wenda ashaka kubihisha. Ariko nanone narategereje ndavuga ngo ngomba gutegereza byanga binoga, akazava muri biriya kondisiyo arimo, akazamera neza, akaba ari azongera kugira ikintu ambwira, akambwira ngo byagenze bite, akambwira ngo habaye iki, akambwira by'ababyeyi biwe se cyane niba bafite cyata bafite. Ariko uko byagenda kose birashoboka ko ntabo, kubera ko wumve ngo nta kuntu wambwira ngo niba yaba afite ababyeyi haba hashize igihe kingana gutyo, uzi ko hagiye gushira hafi amezi agera muri 3 cyangwa yose arimo hano kwa muganga, nta mubyeyi, nta muntu n'umwe, nyine ni twebwe twenyine, turetse umugabo umwe wenyine wigeze kuza hano aravuga ngo ni manager wiwe, ngo bari bafitanye gahunda yo kubaka akabari, ibintu nk'ibyo nyine nk'ibyo byose. Ati kandi nawe uko byagenda kose yagaragaraga nk'umuntu baziranye, mumaze igihe baziranye, kuri kumva ari umuntu mugeraho mujya gutangirana business mukayikora muri babiri, nuko mamuziranye nuko mamwizeranye. Ubwo rero nawe yaba ari umuntu nyine nawe wenda avuga ngo azi ababyeyi
buno mukobwa yakaba yaratubwiye ati ababyeyi be naba cyangwa se yakaba yaranahageze kubera yari amajije kumenya kondisiyo y'ukuntu ibintu bimeze, agahita ahuruza ababyeyi be cyangwa se agahuruza indi miryango ikaza gufasha umukobwa wabo. Ariko kuba nyine nta kintu yigeze avuga, kuba nyine ibyo bitarabaye, bigaragaza ko byanga binoga nyine koko uyu mukobwa nyine ari imfubyi. Ubwo rero byanga binoga ashobora kuba nta babyeyi agira cyangwa se akaba nta muryango agira, ku buryo nyine ari muri iyi kondisiyo. Kandi nawe ibaze ari nka Nyambo wabuze, nta nubwo wajya no gutanga amatangazo no kuri radiyo, nta nubwo se wanashakisha ku buryo bwose burashoboka, ku buryo bwose uramubona, cyangwa se wenda nyine ntabwo byumvikana. Ariko uko byagenda kose uko ndi kubyumva, ashobora kuba abo babyeyi biwe ntabakiriho, ashobora kuba ari imfubyi. Noneho mama wa Nyambara avuga ati buriya mwana se ko numva ababaje, ko numva ubuzima bwe bubabaje, ati byibura ati ndamubona agahita anyibutsa umukobwa wanjye, ndamubona kanyibutsa umukobwa wanjye, nanjye mpora mu gahinda, mpora nyine nishinja ibyaha, mpora nishinja ko nyine umukobwa wanjye nanjye namubuze akiri mutoya. Ati sinzi impamvu uriya mukobwa mubona akanyibutsa umukobwa wanjye, nanjye ati pasi reka musabe ikintu kimwe, reka uno mukobwa namara gukira urabona n'ubundi mfite undi mukobwa mu rugo, ati reka nakira uzamuzane mu rugo, nyine azaze mu rugo iwanjye abari haba, ati byaba ari byiza kurushaho. Noneho mama Nyambara avuga ati oya ntabwo bishoboka, ati umukobwa nyine nonese niba naramufashe nkamurira, nako niba naramufashe nkamurwaza nkagira ute, ati cyane ko noneho muri aka kanya ari kunyumva muti yego nyine abafite ubwoba, ati yabonye ansabira rimwe na rimwe, hari ukuntu bumva nyine afite ubwoba, none yamuvugisha hari ukuntu bumva afite ubwoba bw'abahungu. Ati ubwo rero bizaterwa nindamuka akize, naramuka akize agahitamo wenda ko yaza kubana namwe cyangwa se agahitamo ko yaza kubana natwe, ati bizaterwa naho ashaka. Ati icyo ntamwemerera gusa ni uko yakongera kujya kwibana, ni uko yakongera kujya kuba ahantu wenyine, ati ibyo byo ntabwo nabimwemerera, ati kuko ubu ngubu namaze kumufata nk'umwana wanjye. No mama Nyambara nawe aravuga ati ni ukuri kw'Imana, nanjye ubu ngubu uriya mukobwa ngomba kumufata nk'umwana wanjye, byibura nimufata gutyo, nimwakira gutyo, ati byibura bizatuma nibabarira kuba nanjye narataye umwana wanjye, kuba narabuze umwana wanjye akiri mutoya, ati byibura nanjye ngira undi mwana mfasha, ati cyane ko ndi kumva njye nanamwikundiye, ndi kumva nyine ari nk'umwana wanjye, ati nta kibazo pe. Noneho mama Nsaba agahita avuga ati we nta kibazo, reka tubitega iminsi, reka tubiharire iminsi, wenda we icyo azaza ahitamo, icyo azaza ashaka twe tuzakimukorera, kandi tugomba kugikora nk'ababyeyi, cyane ko n'ubundi twaba tumeze nk'ababyeyi kuri we. Ibyo rero tugomba kuzabikora kandi tugomba kubimukorera. Ubwo rero mu gihe turi kwa muganga naho ngaho nyine ntabwo baratubwira ko yakangutse cyangwa se ko bimeze bite. Twagarutse rero ku rundi ruhande muri ya ndege umukecuru nyine yarakomeje kubasobanurira, avuga ati byanga binoga rero ibi byose turi gukora, ibi byose biri kuba hano, umuntu uri kudufasha n'uyu nguyu mureke tumwumve, byibura yabashije no kutugeza ku bantu bari hasi, babashije no kuba twavugana nabo, twabashije kwagira icyizere, ni ukubera uno muhungu. Ati reka ibyabaye byose twe tutanazi, twabonye gutya mu nkuru, tutazi ngo byaturutse byatangiye gute, kuko twese tuzi uruhande rw'umukobwa ariko ntabwo tuzi urw'umuhungu, ntabwo tuzi ukuntu byagenze, ntabwo tuzi aho byavuye. Reka rero tureke guteranya amagambo hano, reka twere kwitana ba nyirabayazana, reka twere kwitana nyine ba mwana hano, reka dufatanye dusenyera umugozi umwe kugira ngo tubashe kurokoka ino mpanuka. Ati naho nidukomeza gushwana n'abakadutabaye ntibarabona uburyo badutabara. Arisudeni wahita amuvuga ati ibintu no mu byari kuvuga nibyo, yego wenda nakoze amakosa, yego wenda nakoze ibintu ntababarirwa, uretse ko mwebwe wenda mutari n'abantu bo kunshinja kuko ntago muzi uko ibintu byagenze, ariko ahangaha nanjye ntago ndi bwigire mwiza, ariko ikintu tukeneye aka kanya ni ukugira ngo turokoke. Ntago ari cyo buri umwe wese ashaka. Nyine abantu bose baravuga ati turashaka kurokoka, buri muntu wese ati ndashaka kurokoka, nanjye ndashaka kurokoka. Aravuga ati rero niba mwese mushaka kurokoka, niba mwese mushaka ko tuva hano turi bazima, niba mushaka ko tuva hano tukagera mu rugo amahoro,
mureke twese dufatanyirize hamwe, dusenyere umugozi umwe, dushaka uburyo tuva hano. Nidukomeza gushwana tugakomeza guterana amagambo, ntabwo turi butume n'abantu bo hasi batubona, ntabwo turi butume n'abantu bose tidere twari tumaje kuvugana nabo, twari tumaje kumvikana nabo. Mureke rero dushaka uburyo tuvugana nabo, nibo badukura aha ngaha, twe nta kintu twakora. Ndetse na pilot ubwo muri kumurenganya hano nawe ntazi aho turi, ntazi aho ari, ndetse n'indege ubu ngubu nawe ntabwo akiri kuyikontorora. Icyiza rero nuko twavugana n'abantu bo hasi, nibo baduha ubufasha, bashobora kugira uko babikora cyangwa se bakagira uko badufasha, twe tukava hano tukagira tugasubira hasi. Ati ibyo murabinyemereye twongere tuvugane n'abantu bari hasi, uko bari kuvuga hasi bo bari kubumva, bari kureba, bari kumva buri kimwe cyose bavuga, nubwo batari kubabona nyine, nubwo baso naho baba hidinze nyine ku buryo nyine abo hejuru abo hasi batarababona video, ariko bari kubumva nyine ibyo bavuga. Barangije bagaruka ku murongo, baravuga ati rero aka kanya wenda turabona ibintu biri mu kibazo cyari kiri mu ndege hano kirakemutse, noneho mwatubwira mukatubwira uburyo bwose twakoresha, uburyo bwose twabikoramo kugira ngo tuze gusubira hasi tukiri bazima. Ati ndabona noneho n'ikibazo hano gihari, ndabona bishoboka ko n'umwuka twari dufite ushobora kuza kutubana mukeya, cyane cyane ko iki kirere turimo tutanazi ngo bimeze bite, tutanazi ngo turamba dufite umwuka mu gihe kingana gutya na gutya. Ubwo rero wa mubafande yaravuze ati rero muhungu reka nkubwize ukuri, njye nakwishimiye, ntago nzi wenda ibintu biri kukuvugwaho hano hasi niba ari byo, nta nubwo nzi ukuntu ibintu byose bimeze, nta nubwo nzi nuko byatangiye, cyane cyane twe nk'abantu tuba tuzi, tubaye muri ibi bintu igihe kinini, ntago tujya dufata imyanzuro ku bintu tutazi ngo byavuye cyangwa se byatangiye gute bimeze gutya na gutya. Ati hoya, atuba icyo ndaje ndaje ishinga cyangwa se icyo ngomba gushyira imbere ni uburyo ngewe ubwo buzima bw'abo bantu bugomba kurokoka bukaza buri mu gice kimwe, noti butari mu bice byinshi cyangwa se butabuze nyine ngo bugendera aho ngaho. Ati rero kandi nizeye ko ugomba kumfasha, kandi aka kanya ewana wumve ko aka kanya tugiye kuba bavandimwe njye nawe, niwo ugomba kumfasha. Ati wowe guma aho ngaho, mu gihe bapiloti baraba bari gutwara, mu gihe bapiloti baraba bari mu kazi kabo, nawe ndagushaka ngo ugume ku murongo, tugume tuvugana, ibyo bakubwira ubikore, aho tukubwira ibyo tukubwira byose ubikore. Ati ntago niba bituzi biri buze kudusaba wenda kuzana indi ndege ku buryo wenda twaza gushaka uburyo twabatabara aho ngaho. Ati nta nubwo tuzi wenda niba biri budusabe kuba twashaka uburyo wenda dukorana n'abapiloti banyu, iyo ndege tukayimanura mu buryo bushoboka. Ati ntago turabimenya, ntago tuzi uburyo twe turi bubikoremo, ati ariko byose biraterwa nuko nyine mwe muri bugende muduha amakuru. Aramubaza ati rero sasa ndashaka umbwire aho hantu bimeze gutya na gutya, bimeze gute nyine. Noneho wa mugabo nyine bagiye kuzana nyine uzi ibintu by'indege cyane, arababwira ati, abwira fande ati reka mubaze akantu gato. Aramubwira ati ndashaka noneho ujye muri iki gice cy'indege iki n'iki. Ati ugende ubanza ufata aka kantu akanaka, arakamurangira. Ati none numara kugafata wowe umbwire, ndahita nkubwira amabwiriza ukurikiza kugira ngo turebe niba kuko twaza kubavana aho ngaho. Ubwo ari Sudi nawe rero yagiye gufata ako kantu, ese bari Sudi barava aho ngaho ntago tubizi. Reka noneho tugaruke kwa muganga. Mu kugaruka kwa muganga rero twagarutse kuri Jane nyine, arasa naho nyine agarutse niwe nyine arananiwe, bari kuvuga ati ko ndi kumva mu nda yanjye harimo ikintu, ndi kumva ntazi ibintu ubundi niki cyabaye mu nda yanjye. Noneho mama Nsabira aramubwira ati tuza bamaje kukubwira ko ufite umwana mu nda. Ati guse Jane aravuga ati gusa ibyo bintu ndi kumva by'umwana byo bivuye he? Ati ku mana yanjye kuko ibi bintu byo noneho ndamenya mbikirane. Ati ngize gufata ko ku ngufu, ngize noneho no kwisaga nkizuma, ati ku mwana nzamwakirane, ubundi si umwana bwo nzamufata gute kuko nibaza umuntu wanyangirije ubuzima. Ati ni nawe ugiye
ati ni nawe ngiye kubyarana nawe, ni nawe ngiye kuvuga ngo nzabyarira umwana. Ati ibintu ntabwo byumvikana, ibintu ntabwo nabishobora, ntabwo nabyihanganira habe na gatoya, ntabwo nakumva ukuntu natwitiye umwana w'umuntu wamfashe ku ngufu akenda kunyica hafi ubuzima bwanjye. Aya ntabwo bishoboka. Noneho mama wa Nyamba wansaba aramubwira ati oya ihangane, ndetse na mama wa Nyamba aramubwira ati ihangane, twe tuzakuba hafi. Jane waravuga ati oya ntabwo ibintu bishoboka, iyi nda ngomba kuyivanamo, byanga binoga inda ngomba kuyivanamo. Noneho mama wansaba aramubwira ati oya ntabwo bishoboka, ntabwo wakuramo ino nda, ntabwo wakuramo, uyu ni umwuzukuru wanjye. Noneho mama wa Nyamba aravuga ati, nako Jane aravuga ati ni umwuzukuru wawe, bivuze ngo umuhungu wawe niwe wanteye inda. Noneho byanga binoga rero ntabwo munkire umuhungu wawe niwe wanteye inda. Ese biragenda bite? Ese nyine Jane nyine avanye he kuvuga ngo umuhungu we niwe wamuteye inda? Biragenda bite? Naho ubutaha rero, naho gukurikirana kandi gace ku butaha dukomeza ku nkuru yacu ya inkuru y'abantu.